gukuraho urujijo, Yesu aje gukuraho abamwitiriye, atangiye kuvuga ibyo ngibyo ngo abantu bajya mu rujijo rwinshi. Ariko reka nkubwire wowe nteze amatwi, reka nkubwire ngo wijya mu rujijo. Welcome kuri Gorilla Gospel TV channel yanyu, kora subscribe. Shalom shalom, nongeye kubaha ikaze kuri Gorilla Gospel TV. Wowe wahisemo gukora subscribe, uri umwana w'Imana, uri imfura, kandi Imana iguha umugisha kandi ikomeze ikugire neza. Twongeye gushimira Imana yuko yongeye kutugirira neza nkuko duhora tuyishimira umunsi ku wundi. Twongeye gushimira Imana yuko idahwema kuturengera ndetse no kutugirira neza. Birashoboka yuko waba uri mu bihe bitoroshye, ariko ndagira ngo nguhumurize ngukomeza nkubwira ngo wicike intege. Wicike intege, shika mu rwanda urwo rugamba uko rwaba rumeze kose, uko rwaba rukomeye kose, dufite Imana igitsinda. Ijambo ry'Imana atubwira ngo nubwo Satani ari umurwanyi ariko si umuneshi. Reka nkubwire ngo dufite Imana inesha, kandi nta gihe na kimwe Satani azigera anesha. Reka nkubwire ngo ikintu cyonyine gishobora kuba gishoboka muri iyi si ndetse no mu ijuru gishobora gutangaza Imana ni ikintu kimwe gusa. Imana ntitangazwa no kubona abana b'abantu bakora ibyaha. Imana ntitangajwe no kubona abana b'abantu basigaye barayiteye umugongo. Imana ntitangajwe no kubona iby'abisi ya none barimo barakora. Ahubwo Imana itangajwe no kubona umuntu wahisemo neza, agahitamo kugenda mu nzira nzima, agahitamo kugenda mu nzira Yesu yaje kumwereka. Reka nkubwire ngo wowe ibyo wita ibitangaza imbere y'Imana ntago ari ibitangaza. Ibyo wita ibikomeye imbere y'Imana ntago bikomeye. Niyo mpamvu ngukomeza wowe nshuti mwene data, wowe utentebutse, wumva yuko wihebye, yumva yuko igihe cyawe kigeze ku mpera, nkubwira ngo humura kandi komera, kubera ko dufite Imana. Kabone nubwo waba uri gusenga amasengesho ibibazo bikarushaho kuba byinshi, kabone nubwo waba uri gusenga amasengesho ukabonaho kugira ngo bicogore biri kwiyongera, reka nkubwire ngo ijambo ry'Imana riratubwira ngo byose bifatanyiriza hamwe kutugirira neza. Ibyo bibazo nimba biza bikagusiga bikakureka amahoro, bishatse gusobanura ko ari urugamba Imana igushize imbere kugira ngo irebe kwihangana kwawe. Ni urugamba Imana igushize imbere kugira ngo irebe ko ugomba gukomeza kuyizera. Ndabizi neza ko hari benshi munkurikirana mwamaze gucika intege no gucogora mu rugamba mwagiye muhura narwo mu buzima. Rimwe na rimwe mukageraho mukanavuga yuko iyi Imana itabaho, ariko mpagaze imbere yanyu mbahamiriza yuko Imana igira neza, kandi Imana ari nyembabazi, ari nyembaraga. Reka nkubwire ngo ibyo wowe wita igitangaza imbere y'Imana ntago bitangaje. Ibyo uyibwira ngo igukorere cyangwa se ngo igufashe ngo ikorere ibitangaza igukorere, kuri yo ntago ari ibitangaza, ahubwo kuri yo ni itegeko kuba yabigukorera. Ariko reka nkubwire ngo ntago ibikorera buri wese. Reka nkubwire ngo yiteguye kubikorera umuntu yizera, kandi yiteguye kubikorera umuntu yumvira. Niba rero utubaha Imana, usuzugura Imana, udakora ibyo Imana ishaka, ese wowe ushobora kuba wagirira neza umuntu ugusuzugura? Urwo ni urugero ruto nakubwiraga kugira ngo ubashe kwibaza. Niba uzi neza ko udashobora kugirira neza umuntu utakubaha, ese Imana yo wibwira neza ko yakugirira neza kandi utayubaha? Nshuti mwene data rero, hindukirira Imana urebe icyo ikubwira, igutegeka ugikore, kubera ko nutagikora ndakubwiza ukuri yuko ntabwo uzatsinda urugamba rw'ubu buzima.
Imana cyaguhaye amahirwe, niyo mpamvu ukiriho ugihumeka umwuka w'abazima. Ni amahirwe Imana ikiguhaye kugira ngo uhindukirire inzira nziza. Ni amahirwe Imana ikiguhaye kugira ngo ureke ikibi ugane icyiza, kubera ko Satani nta kindi cyamuzanye ni ukwica, kwiba ndetse no kurimbura. Reka nkubwire ngo nshuti mwene data, hari ibyadutse uyu munsi wa none benshi bitwa ibigezeho, ariko mu by'ukuri bidahesha Imana icyubahiro. Ndakubwira ngo byakubera byiza uramutse utagendeye muri uwo mujyo, ukubaha Imana ugakora ibyo Imana ishaka, kubera ko nutareba neza ubugingo bwawe buraza kubigenderamo. Imana yacu nishimwe. Reka nkubwire ngo birakwiriye yuko uhindukirira Imana ukamenya gutandukanya ikibi n'icyiza, kandi ugahitamo icyiza, kuko iyo niyo nzira yonyine iza kugeza mu bwami bw'Imana. Kabone nubwo benshi birirwa bavuga ngo kwizera Yesu birahagije. Oya, ikimenyetso cy'uko wizera Yesu si ukubyatuza umunwa, ahubwo ni ukubibika mu mutima wawe ugakurikira inzira yakweretse. Abenshi mushiriye mu Bukristo, benshi muzarimbukira mu Bukristo, benshi mukomeje kwita abakristo ariko mugakomeza inzira za Satani. Reka mbabwire ngo ni mwebwe Bibiliya yavuze ngo bazaba basa n'abera, ngariko bahakana kwera, ngo bazaba bemera Imana, bizera Imana, ngariko bahakana kwera kwayo. Ibyo ntacyo bivuze rero niba wemera Imana cyangwa se wemera Kristo ariko ukabuhakana kwera kwa Kristo. Bishatse gusobanura ngo niba udakorera Kristo, ngo niba utagerageza kugendera mu nzira Kristo aguha, biragoranye cyane ko azabona ubwami bw'Imana. Imana yacu nitugirire neza. Nkunda kubwira abantu ngo ikintu cyonyine cyagufasha nuko wasaba Imana ikaguha imbaraga za Mwuka Wera, nizo zonyine zatuma abana b'abantu babasha gukora ibyo Imana yishimira. Wowe ushobora kugerageza bikanga, ushobora no kubyihata ingeso zawe zikakunanira, ariko senga usaba imbaraga za Mwuka Wera. Nubwo hari benshi bamaze guhindurira Mwuka Wera akamaro, nubwo hari benshi bamaze guhindurira Mwuka Wera icyo ashinzwe gukora, ariko genda kubwira ngo nta kindi Mwuka ashinzwe usibye kukubashisha gukora ibyo Yesu ashima, usibye kukwibutsa amagambo Imana cyangwa se Yesu yavuganye nawe. Imana yacu nishimwe cyane. Reka dusome ijambo uyu munsi wa none, amagambo atatu yo muri Bibiliya, ariko agira ikintu atwigisha, agira ikintu adufasha. Ijambo rya mbere dusanga mu Bagalatiya igice cyo cya 6 umurongo wa 9, haravuga ngo twe gucogora gukora neza, ngo kuko igihe nikigera tuzasarura. Ijambo ry'Imana ko ryakatubwira ngo nitutagwa isari. Hari ikintu Paulo yarashatse kubwira Abagalatiya. Reka nkubwire we mu Kristo uneze amatwi kano kanya, ngo nitugacogore, uko niko Paulo atubwiye, ngo nitugacogore gukora ibyiza, nitugacogore kugira neza, ngo ni kuko tuzasarura ibyiza. Igihe cyo gusarura nikigera, icyo wabibye nicyo uzasarura. Paulo arakomeza ababwira ngo ariko nitutagwa isari. Uyu munsi wa none hari abakristo bamaze kugwa isari. Uyu munsi wa none hari abakristo bamaze gucogora mu rugendo. Abo navugaga babandi bakiri mu Bukristo ariko nyamara bagakora ibihabanye n'Ubukristo. Abo bantu bamaze kugwa isari. Bishatse gusobanura ngo imbuto bari kubiba ni imbuto zitari nziza, ni imbuto zitakwiriye umukristo. Paulo arababwira ngo nitutagwa isari. Bishatse gusobanura ngo hari abakristo Imana itazahemba. Bishatse gusobanura ngo hari abakristo Yesu azabwira ngo hoshi nimumve imbere, ngo kuko ntigeze mbamenya. Ngo ubwo bazaba biteguye kwinjira mu bwami bw'Imana, ngo Yesu ngazababwira ngo hoshi sinigeze mbamenya. Uzatangira ububwira ngo naragusengaga, nariyirije, ngo narahanuye, ngo nakoreye Imana, ngo ariko Yesu nagenzura imirimo yawe. Ngazakubwira ngo hoshi mva imbere, ntago nigeze nkumenya. Birakwiriye ko ntega amatwi kano kanya ushobora gutangira gukora ibyo Yesu ashima. Birakwiriye ko nteza amatwi muri kano kanya utangira gukora ibintu byiza kugira ngo uzasarure neza. Imana iracyaguhaye amahirwe, mpora mbikubwira ko uri uhumeka.
Imana irakubwira ngo kora byiza, kora neza, nyura mu nzira ya Yesu Kristo. Pawulo aravuga ngo nitutagwa isari, haleluya, ngo tuzasarura neza. Ngo nuko rero tugirire bose neza nk'uko tubonye uburyo. Nshuti mwene data, agirira bose neza ndetse ntutoranye. Imana yacu nitugirire neza, ngo tugirire neza bose uko tubonye uburyo. Hari abakristo banejejwe nuko babayeho neza, ndetse iyo neza Imana yabagiriye bakayikoresha. Banezezwa nuko hari abandi babayeho nabi. Ariko ubwo buryo Imana ikuremeye, reka nkubwire ngo irakubwira ngo wibuke bene so, ugirire neza abo muhuje ukwemera, ugirire neza abo Imana yaremye kugira ngo ukorere umugisha. Kubera yuko ibyo bintu byose nibishira, kandi uri muri Yesu, uri mu rugamba rwo gukora neza kugira ngo igihe nikigera uzasarure, kugira ngo igihe nikigera, haleluya, igihe nikigera uzakora ibyo gushima. Abaheburayo 12 igice cyaho cya 2 umurongo wa 2 aravuga ngo dutumbere Yesu wenyine, ngari we banze ryo kwizera, ngo kandi ari we usohoza rwose, haleluya. Yesu ngo ni usohoza ukwizera kwa. Reka nkubwire ngo ibyo byose wiringiye nukomeza guhagarara mu kwizera, ibyo byose wizeye nukomeza kubyizera, utitaye ko Satani akomeje kukugabaho ibitero, utitaye ko Satani akomeje kukurwanya. Imana izakugirira neza. Ijambo riratubwira ngo Yesu ni usohoza kwizera kwacu. Ijambo riratubwira ngo Yesu niwe wenyine uzagutabara, akakugirira neza, ndetse agasohoza bya bindi wizeraga akabikwereka. Ariko nshuti mwene data, biragusaba gukomeza kwizera, naho byagera ku munota wa nyuma komeza wizere Yesu Kristo. Ijambo rigakomeza rikatubwira mu Baroma igice cyaho cya 8:29 ngo kuko abayimenye, haleluya, ngo kuko abo yamenye kera yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, ngo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Reka nkubwire wowe neza amatwi muri kano kanya, reka nkubwire ngo kuba uri mu bigeragezo ntago bisobanura ko Imana itagukunda. Kuba uri mu bihe biruhije ntibisobanura ko Imana yakwibagiwe. Kuba uri mu bihe bigoye ntibisobanuye ko Imana yigeze iguta. Nagira ngo nkure mu mutima nkubwire ngo Imana yemera kunyura muri ibyo byose kugira ngo usanishwe na Kristo. Reka nkubwire ngo benshi bajya bibwira ko muri Kristo iyo wingiye muronka amahoro, ariko ubwe yarivugiye mu ijambo rye ati ntimwibwire ko nzanye amahoro, ngo ahubwo nzanye inkota, ngitandukanye umuhungu na se, ngitandukanye umukobwa na nyina, ngitandukanye abavandimwe, itandukanye ibihugu. Mu yandi magambo yashatse gusobanura ko ngo Yesu aje gukuraho urujijo, Yesu aje gukuraho abamwitiriye. Atangiye kuvuga ibyo ngibyo ngo abantu bajya mu rujijo rwinshi. Ariko reka nkubwire wowe nteze amatwi, reka nkubwire ngo wijya mu rujijo, reka nkubwire ngo witangazwa nuko uri mu bihe bigoye cyangwa bikomeye, kubera ko birakwiriye yuko unyuzwa mu itanura kugira ngo uzahembwe, ndetse n'uwihangana. Kuko ijambo ritubwira ngo hahirwa abihangana, niwihangana uzagira ibihe. Nk'uko Yobu yakomeje kugeragezwa, ariko ntabe yakwihakana Imana ye. Ntabwo yigeze yisanisha n'ab'isi, ntabwo yigeze yisanishwa n'ibiriho. Yobu yakomeje kwizera Imana, haleluya. Abaheburayo 8:29 aratubwira ngo kuko yabamenye kera, ngo yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Yesu Kristo yanyuze mu bihe bigoye,
Yesu Kristo yanyuze mu bigeragezo. Yesu Kristo byageze igihe Satani amushyira ibigeragezo imbere, aramubwira ngo nupfukamye ukandamya, aramubwira ngo ibi byose ureba nzabiguha, aramubwira ngo niwemera kundamya. Ariko uyu munsi abakristo b'uyu munsi, Satani aragutega umutego muto gusa ugahemuzwa n'ubusa. Ariko Yesu Satani yamuteretse ku musozi ngamwemerera kumuha 1/2 cy'isi. Ariko nkubwire ngo Satani ajya atinyuka agashira isoni nkuko yazishize kuri Yesu, agateza ibigeragezo ku bana b'Imana. Ariko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo kuba yamenye kera ngo yabashushanyirije kunyura mu bikomeye nk'ibyo Yesu yanyuzemo, ngo yabashushanyirije kunyura mu bikomeye nk'ibyo Yesu yanyuzemo, kugira ngo bazicare iburyo bw'Imana isumba byose. Haleluya! Imana yacu nishimwe. Mu Baheburayo 20:12 igice cyaho cya 2 haravuga ngo kubw'ibyishimo byamushizwe imbere ntiyabyitaho. Ijambo yatubwira ngo ntiyakwita ku isoni zawo. Mu yandi magambo ntiyakwita ku isoni z'uwo musaraba. Yirengagije byinshi, yemera kudupfira. Yirengagije ibyiza byose Satani yamweretse. Yirengagije ibigeragezo byose aho yasangaga Satani amwereka byinshi byamuca intege. Ariko uyu munsi uri umukristo, uracibwa intege n'ubusa. Uyu munsi uri umukristo, akantu gato gusa karaguhemuza, urabura umukristo. Uyu munsi wa none nta utandukaniye n'ab'isi, ndetse uyu munsi wa none utewe isoni no kwitwa umukristo. Byabaye ibyo nakwita ngo n'ubu Babiloni, niko benshi babyita. Ariko nudahamiriza Yesu Kristo mu ruhame, ngo nawe ntazigera guhamiriza imbere ya se. Ndakubwira ngo shishikara uhamirize Kristo mu ruhame, kandi ukora ibikwiriye nk'umukristo ahantu hose waba uri, kubera ko igihe nikigera ibyo dukora byose tuzabibazwa. Igihe nikigera ibyo dukora byose tuzabisarura. Kandi mu Bagalatsi hatubwiye ngo niducogore gukora neza, ngo kuko igihe nikigera tuzasarura. Haleluya! Ngo kandi nutera amasaka uzasarura amasaka, nutera ibigori uzasarura ibigori, nutera ibishyimbo uzasarura ibishyimbo. Reka nkubwire ngo nutera ibyaha uzasarura kurimbuka, ariko nutera gukiranukira Imana uzahabwa ubugingo buhoraho. Bikubeshya kuzajyanwa mu ijuru no kwizera Yesu, ahubwo ikintu cyonyine kizakujyana mu ijuru no gukurikira inzira Yesu yakweretse. Kumwizera bidafite imirimo, ijambo ry'Imana yatubwira ngo biriba bipfuye. Kumwizera bidafite imirimo ntacyo bimaze, ntabwo ari byo bizakujyana mu bwami bw'Imana. Imana yacu nitugirire neza. Reka ngushimire Imana, ngusengera Imana iguha imbaraga. Data, mu izina rya Yesu, Imana ikomeye, Imana y'imbaraga, Imana ubasha, mu izina rya Yesu Kristo nkweretse umwene data uduteze amatwi kandi udukurikiranye. Mugirire neza, umuhe imbaraga z'Umwuka Wera, umuhe kugukiranukira no kuba imbere yawe nk'uko ubishaka, kugira ngo igihe cyo gusarura nikigera azasarura ibyiza. Izina rye rikomeze rihabwe icyubahiro uyu munsi n'iteka ryose, nsenze nizeye. Amen.